agaruke yongere yashiremo request ntabwo ndi kumubona kandi ari kwandika nakubwiye kuntu uvuga cyane wari kuba wamaze kwandika hari utumye yerekwa rigenda umudiyakoni wanjye mu mukomera amashyi mu izina rya Yesu mubwiye ngo Imana mu umugisha Imana ngo umugisha diakoni ubaraza kugenda hano bamubwire ngo pasteur ngo yamugize umudiyakoni ariko pastor ikintu ngukundira no kuri umujene kandi tukwisangamo none nambaye n'imihondo none uyu munsi rekaze nkwereke abandi ba pastor bari abasaza ibintu babigira intambara you look nice pastor uyu nguyu yarozwe na Nadine kandi Nadine yamuroze urumva Nadine yamuroze ibintu yatari wewe mbwira ngaho ushakisha uburibwe bwagiye ngufashe no kukubwira ibindi yego bwagiye pastor banza umbwire gatoye meze neza ntabwo ndimo kubabara harimo kuza hano akantu k'umusonga kagenda kagaruka kakagaruka ariko ubu ngubu ariko nonaha amen meze neza ngaho babwiye kuntu ibintu byari mwibere rya kuntu byakize pastor yaransengeye nari mfite ikibazo cyo kubabara igihe gihwanye n'amezi 11 harimo ibiki babwire kanseri Jesus Christ okay komeza babwire ndakira mera neza kuva icyo gihe yansengera nta bundi buribwe nari nakongera kumva usibye utungutu twari tuje Nadine yaraguteye indi mishari ariko nonaha vuga ngo atsindwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti atsinde mu izina rya Yesu wa mu Angela arihe kuri kunzanira abantu ntazi abantu bari kuzamuka baza he mama nerera haleluya mu nzu yawe nerera haleluya vuba basubire mu kibo cyane buri wese following no pano in the name of Jesus Christ of Nazareth following no pano click from that in the name of Jesus God will bless you in the name of God Jesus Christ of Nazareth Imana ikoze ubuzima bwawe in the name of Jesus Christ of Nazareth ndavuze ikoze ubuzima bwawe in the name of Jesus in the name of Jesus. Uyu muntu uri Belgium. Hari umuntu uri Belgium. Andika Belgium. Uyu muntu uri Belgium. La kosi pranemba tiketele bahari. Mama, we nta Imana kumbwiyeho, nawe nta Imana kumbwiyeho utazaja kunkoresha amakosa bye. Ingi uzamura abantu Imana avuganye nanjye. Hallelujah. So data yavuganye nanjye Belgium Angel. Okay. Let me find you. Tuvuge ngo amen. Amen. So, wamubuze reka mugushakire. Amen. Zalibra neke telebrado satalaba. Sandra, urishimye wabwira iki abantu batemera wajanga na utemera? Oya nje naremeraga pastor. Je narabye. Uribuka ko naguhaye audio ndakubwira ati ngo jya gusenga. Imana yakoze ibintu bikomeye cyane yaranyijije yakijijwe Imana yagukijije n'umugabo wanjye Soso Angeline ndabona pastor Angeline wari nguyu ufite darapo rya Belgium mu Rwanda uyu muangeli afite nini afite reka nguhe nini umuzane turebe Soso Karame uyu ashobora kuba afite konti privé yaba hariho abantu nari kubona pe kandi bari kwandika benshi afite konti privé reka sanka mfasha basi umunzamurire umuntu uri privé azamurwa na hosta gusa Ejirata Hallelujah uyu witwa Angel in Belgium Chereka nayikora muri privé pe Okay. Na ndimo ndabona Angeli fata account ya uyi unprivating then tukuja tukubone wagize private that's why ucherekari hosta ukubonye twamubona
ntabwo namubona nabirebye nabibuze. Okay, ninkubura uze kundeba uyu munsi hafi ya Gare du Midi Rigid, uze kundeba please, cyangwa se uwandike inbox baguhe address. God bless. Barete bayiguha nona uze kundeba in the name of Jesus Christ. Tapping the screen gatoya, nzamurinda bo gato, nzamurinda bo gatoya. Mama urishimye Sandra? Pastor ndishimye cyane, Imana iguhe umugisha mwinshi. Amen. Yo, umva none mwereke ikintu Imana ije kumbwira. Ibimu yaho mutuye. Amen. Mugiye kugura inzu yanyu i Kigali. Amen. Iyo mvuze i Kigali, muri i Kigali ariko mutuye hejuru ku isi. Yego. Imana ibavanye aho ngaho ibatwaye ahandi hazima kuko ari Amen. Imana ikoze ku buzima bwawe. Tandura byakire mu izina rya Yesu. Impamvu soso urimo kwandika uri kubireba, reka nze nkwereke gato, nkwereke umuntu ugusome ngwiranga ngwiro usomeranga. Reka mbikwereke impamvu uri abo bantu utababona. Hano hari abantu bangaye. Hano hejuru. 439. Aha. Please 344. Hari abandi bantu 344 baba bari mu madirisha bisaba ko yinjiramo kugira ngo umubone. Baba bari mu kamori, yes. Abahita tuhita mu kamori. Aka kamori turi gukurikirwa n'abantu none ahanga bamaze kujya ku bantu 1000. Mu kamori hariyo abantu ubungu baruzuye 700. Abandi hano dufite ni 430. Almost n'ijana na. Nibo bari kudukurikira bose. Kandi imbaraga z'Imana zigomba kubakuraho boss in the name of Jesus Christ. Mama, zamura ikiganza cyawe. Guhera uyu munsi ndategeka Imana uyu Nadine wawe warukuroze ukurangije, ndabyanze in the name of Jesus. Uko Imana gukijije cancer, niko Imana iguhaye ubuzima bushya ku buzima bwawe in Jesus name of living God. Bari bagiye kumukata ibere ariko Imana yo mu ijuru irabikora, ibikorera ahangaha. Mwaje muvuga ngo amina disi. Amina. Witeka guhumugisha Sandra uze connectinga z'umukare kuko nuda connectinga z'umukare nta mwanya uza kubona. Thank you. Bye. Thank you. Hallelujah. Sanka. Naraje ku Sanka. Waje nyuma rinda gatuma nsengera aba bantu. Okay. Zelime kolibra do sipra miketelebrahaya. Mama iranada. Yesu ashimwe. Yes, ahimbazwe Pastor. Nukuri ufite umutima mwiza ariko urikashindikana. Urikashindikana wa mudamu we, uri umuntu mwiza mu mutima, nta n'iribi ryawe ariko urikashindikana. Imana imbabarire disi. Mama ibyo kuvuga si ukuri. Imana imbabarire Pastor. Nukuri kubabarire kubera ko hari ibintu ubamo, ibintu bigusimbukiye nkugira ibanga, iki ndagisimbutse, hari ibintu ubamo utagomba kubamo. Nukuri. Nukuri kuwiteka. Byo nukuri. Nukuri ugomba kubivamo, ibi bintu ugomba kubivamo. Reka nkubwirire Imana ikintu ije kugukubitira, izi diri ntuze kuzemera. Hari inshuti zawe ushaka kudiringa kujya mu bapfumu, baje gutwara inyenyeri yawe. Ngo ariko se wazaje tukajya kureba kuntu babimeze. Nibyo. Sinakubwiye kuri kashindikana. Ibyo nukuri nawe wari wamaze kwemera ariko ngo tuzagende twirebere turebe ukuntu bimeze. Ugiye muri fan ariko uzavayo uri kurira. Numvaga nshaka kuzareba ukuntu naho bigenda. Yewe. Fire. We rebuke. Why laptop ku mutwe? We rebuke the spirit. Nanabaye. What? Nabwo ukazajya kureba ukuntu bikora ariko ukoze uvuze neza mu izina. Murabona ikintu Imana yaze mu izina rya Yesu. Mutabaye. Amen. Ntabaye. Mutabaye. Cyane. Ndirukana. Nukuri. Izi mbaraga. Kambaze nzamura undi muntu umwe Imana ikuganira nanjye. Nawe ni igipinga ariko kamuzana. Imana iramwiye turakora mfashe ino laptop. Zankara ndaguhanuriye laptop ebyiri zimeze gutya zize kuri wowe.
Oh, thank you mu izina rya Yesu kugira ngo banyu. akazi kawe kagatranslating bigende neza. Imana iguhe MacBook Amen. last version, MacBook Pro the last version in the name of Wow. Jesus, kugira uje Amen. ukora ibintu byawe vuba bigende vuba. Hey, Sankara. Amen. Remember me. You receive that. Sanka Pastor. Uwiteka guhaye umugisha. Pastor. Ni imodoka narayiguze. narahanuye imodoka wanze no kuza kumbwira wamvugiye ngo amena Sanka. Amen. Nabihane bari guseka. Wabihanuye tubipinga. Amina. Nawe ubipinga uvuga ati si iyo modoka biti. Wabihanuye mu kwa mbere ati ntibizarenza kwa gatatu kandi koko nayiguze ku itariki 4 z'ukwa gatatu. Mwamvugiye ngo amina cyane. Amena. Uyu bamwita Sankara the Premium. Nawe yaryohewe kuba ubuhanuzi bwanjye. Imana iba yankoresheje mu izina rya Yesu. Reka ndakugaruka Sanka ubabwireho kandi agatemonyage gato. Kubera ko hari ibintu Imana ikoze Sanka. Hari umukobwa uri mu mahanga uri kukwirukana inyuma. Muri Amerika nta diri ziriho. Ariko Imana igiye kumwuzuza imbaraga. Yes, ndagaruka. Mama Iradana, ndagufashije. Nukuri uramfashije kandi nukuri yari yambwiye ko tuzajya Tanzania kandi na tike ari yiwe. Reka nkubwire nyine nakubwiye uri gashindikana nawe utangiye kuba nk'uyu muntu bita Solange ahanga uvuga cyane. Waretse ko ari ngiye uvuga nkavuga mu izina rya Yesu. Ntabwo nongera pastor, ntabwo nongera. Buri wese sharing ino live. Sharing ino live. Reka mbabwire ngiye kintu Imana yanzaniye yanga nta gahunda mfite, buri wese azasubizwa mu izina rya Yesu. Amen. Buri wese azasubizwa mu rwego rwe. Sharing ino live abantu 10 in the name of Jesus. Unzamurire hat me love uturabu. We Sanka urangandaho Galaxy kubera ko ari ibintu ngufitiye byinshi. Urangandaho Galaxy no kuvuga iki ari Galaxy mane gani ari okay icyo ngicyo mu izina rya Sankara na cyo pastor. So Imana irambwiye ati nkubwire wa mubyeyi we sharing ino live, sharing abantu 10 dutapinge gato screen uri hasi nawe ushaka kwitugerwaho in the name of Jesus. Imana irambwiye ati mama bari bagiye kugutwara. Reka nkubwire hari umwana nasengeye ahanga sibyo, maze murabizi neza ko azi no gutanga ubuhamya bwe. Aravuga ngo hari umuntu wamutwaye mu bapfumu sibyo, ndamubwira aza ahangaha aryamye, ndamubaza ngo umeze gute nkuko nabajije uyu mama Solange. Namubwira ati sister Solange, what's the problem you have? Akambwira ngo nta kibazo mfite. Namubwira ati ikibazo cyufite ntacyo mfite. Namubwira ati sasa wowe reka nkubwire ikibazo ufite. Ikibazo cyawe kimeze gute? Abantu 500 uvuga ngo Yesu ntacaha ngatanciyeho mu izina rya Yesu. Yesu ntacaha atanciyeho. Buri muntu wese muri commentaire Yesu ntacaha atanciyeho. Yesu ntacaha atanciyeho. Yesu naca atanciye mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Uwitwa Bartolomayo akankubwire gatoya, ntabwo mba naje kubwiriza ahangaha ngo yumva inkuru ko Yesu aza gucaho. Niba uzi ko profeta ari ahangaha yumva ko Yesu ngo aza gucaho ngaho, aravuga ngo nje uyu ntabwo yashizeho na video manuka mu izina rya Yesu. Haleluya. Aravuga ngo Yesu Kristo w'i Nazareti. Abantu bamwe ati ngo ceceka. Ati ese igihe nacecekeye kuki ntabibonye? Data Iradana uvuze neza, warugiye gupfa bagushigiye paralize upfiriye muri Tanzania ahantu bita Mwanza. Nukuri kw'Imana waru Jesus. ubuzima bwawe yari yishe ubuzima bwawe iteka ryose, ugasiga abana b'abahungu 2 ari imfubyi. Ukora koze Yesu. Njyewe ni uba mu Rwanda. Yego mba mu Rwanda. Bari bagiye kuguha ibisazi byitwa ngo Nyabugogo. Ibisazi byitwa Nyabugogo ni ibisazi ugenda buri muntu wese yagukora ugafata ibuye ugakubita, ugakora ibintu ugakubita. Wari ugiye kugira ibisazi bitwa Nyabugogo.
Imana indengere. None banze. Terereza. ubu ngubu tumaze kugira abantu hafi 2,889 plus abantu 3.5 tukukirwa n'abantu 4,000. Imana irambye ati buri muntu wese ahanga 4,000 personnes, buri muntu wese urahanga. Imana imukingurire inzira aho nta nzira yariri, aho nta nzira yariri. Ndavuze ngo aho nta nzira yariri, aho nta nzira yariri. Amena. Amen. Wa muntu wo muri Belgique twamubuze. Ntabwo ari kugaragara. Haleluya. Unangire kakahatimi kawe hejuru. Ntapingira screen gatoya. Ntapingira screen gatoya we. Ntapingira screen gatoya. Ntapingira screen gato. In the name of Jesus. Ese nta muntu uguha na gift ubangaha wowe Solange. Ariko abantu barangaha kuri pano yanjye reka mbakureho inyatsi zose. Kambaye utugift. In Jesus name. Mufite inyatsi zitatuma n'abantu babakandaho. Mwajya mufite ibidayimoni bitagenda. Kandi tugomba kwakira ku mugisha wawe. Akira. Uzavuge ngo ntacyo pastor yabahaye, dore ndabasengera nkanabaha n'amagift. Yeah, thank you. Urakoze pastor. Uyu ngiye kumukandaho biraye. Thank you, Pastor. May God bless you. Ureba ngiye kugukanda telefone yanjye irambwiye ngo jya mu bapfumu ngo numukandeho. Irabyanze. Uwiteka mbwiye nada ndagutabaye, nashaka kujya musese uve mu marira gatoya ariko ndagarutse. Uyo muntu uba muri Belgique, umuntu uba muri Belgique yandikira umuntu bita Bijou none ahanga. Uyu mama bita Bijou amwandikire none ahanga. Amwandikire none uyo witwa mama Bijou. Amwandikire none ahanga. Uyo witwa uri muri Belgique witwa Angel. Amwandikire none ahanga tout de suite. Mbwiye ko bashiraho kamera. Ikandeho. Mutavu ikandeho. Ukandeho followers ufite kujya menye niba bajya kuri live. Namuhaye kamera naceceke idiri. Haleluya. Imana ivuganye nanjye mu izina rya Yesu. Irada warugiye mu bapfumu bari bagiye kukwicirayo ugapfirayo. Umva ikintu bari bagiye guterura, bari kuguterura bakaguha ibintu ngo ujya gukaraba mu by'amahirwe, bakaguterekamo ikintu hangaha mu mutwe, wagera iwanyu mu rugo rwawe ukazenguruka iminsi 2, uwa gatatu ugatugira ibisazi bitwa Nyabugogo. Mu izina rya Yesu. Imana irakoze ibi nkijije. Ibisatsi bitwa Nyabugogo. Pastor, excuse me. Mutavungiye kugwa request ya kamera utukara kuri save. Sibyo? Imana ivuganye nanjye nayohereje. Abantu 541 barahanga. Uwiteka afunguye umugisha ku buzima bwanyu. Amen. Mama warugiye uragenda mu bapfumu uramanuka barakubwira ngo tuzagende turebe uko bimeze na urashya. Ubu ngubu warugiye ngo kujya ngo Tanzania, ubu ngubu bakubwiye ngo urwego rwo kujya gufasha gutanga amafaranga ahantu ntiwajyayo, ariko ku bapfumu uramanutse. Ese wamvugiye amena ko ngutabaye wa mugore we mu izina rya Yesu. Haleluya, amena. Ngo yakubwiye gute? Bimbwiraho gatoya, mbwira kuntu yakubwiye. Afete n'umushuti wanjye ufite ikibazo. Ntabwo muvuga. Umushuti wanjye ufite ikibazo abaho ngaha mu Bubiligi. Wamunzaniye nkagufasha. Yaraje nawe ndaza kumubwira araza kuza. Yaraje ambwira ikibazo cye, noneho arambwira ati hari umuntu nzi ariko ngewe ntabwo nzi Igiswahili. Ariko wowe kuko uzi Igiswahili uzamperekeze. Kugira ngo uzamvugire. Yewe mvuga Igiswahili inikasako. Aje gufata itike aje muri Afrika. Aje gushaka umupfumu kandi ngewe mpari. Nyine we urumva ntabwo yarazi Igiswahili kandi bamurangiye umuntu Tanzania. Yambwiraga ngewe inze duhurireyo kugira ngo muvugire Igiswahili. Ese ibi mbikubwire wahita wirukanga, reka ndeke kubikubwira wahita wiruka. Reka kuko bakoreje we n'umugabo, hari n'ikigabo kiri kuguteza nacyo ni igipfumu. Umugabo uri kugutereta nawe n'umupfumu. Reka ngwe example imwe. Hari umuntu akweretse urukundo arakubwira ati wazaje kunsura se tukarara tuganira. Umva kuntu byari bimeze kugenda.
umutima wawe uranga pe, waranze Marshall. waranze. Uyu mugabo afite icyumba kitinjira mu ndi muntu, bajya babaga ihene bagasha amaraso mu mabase bakayisha mu icyo cyumba, imidayimoni ikaza ikanywa ya maraso. None wowe ukuntu wari kuzabigenza, wari gukora brusquement ugafungura icyo cyumba utabizi, wamara kubibona ubuzima bwawe bwose ukaba burarangiye. Izina rya Yesu. Kora gutya kuri tireti yawe, kora gutya ku isheni yawe tireti, vuga ngo ndafunze, nakozeho vuga ngo ndafunze, nakoze vuga ngo tireti yanjye ndayifunze. tireti yanjye ndayifunze. Nkugura ingufu riva Nyabugogo, nkugura ingufu riva mu Budage, nkugura ingufu riva muri Amerika, ndafunze tireti yawe kugeza igihe umuntu ukuru uzaza akayifungura. Nukuri. Iki kigabo cyari kigiye kugufungura tireti kikurangiza. Turakuntu uri inzobe gutya, yari igiye kuba shokola. Jesus Christ. Umva nkubwira amagara mu mama ko turi mu buzima. Imana irambwiye igiye buri muntu wese rega gato ndebe abantu bankunda kuko nima munkunda mbadi gukora umurimo w'Imana, munzamuriza Galaxy ndani ku Galaxy manigani zanyu, munzamure uhere kuri Isine mu izina rya Yesu. Nisine Solange uriya mudiakoni wanjye uvuga cyane mu izina rya Yesu, n'umudiakoni wanjye. Imana yo mu ijuru mukande nubwo ari umukiri, Imana yatubwiye ko azakira, azakomera, azabitanga. Wansengeye bikavaho Yege gusengera nakana kubwe ngo guma aho ngaho nimvanga leta bishira mu izina rya Yesu. Amena. Pastor. Hari icyigisho ubushize twagize. Cyadufashije cyane. Abantu bavandimwe seze bananabikwibutsa. Mw'abantu ibintu bivugirwa hano. Mugere ikintu cyitwa kwizera. Ko kwizera kurarema. Cyari icyigisho twagize turi kumwe na Bakeza Teriski. Ari mu gitondo hano i Kigali. Sinzi pastor yari byari sangahe. I think he was in Brussels. Ariko kwizera kurarema. Amena. Nimba baguhanuriye guys, mujye musengera ibyo abantu ariko namwe mujye no kwizera. Murakoze. Urakoze cyane. Papa Sanka ngiye nibashaka niba bisengere ibyanjye ni papa papa nimushaka mu bisengere nimukora iki Imana kwizera kundi mo nzajya nkubaha babahanuzi banyu bo mu Binyamata sijwe ngo bahe bakayonza barahanda iyo ndi umuhanuzi wo mu town ivuga ngo amen. Niyo mpamvu mwese mu nkunda ndahanura mu izina rya Yesu ibyo Imana yabavuzeho bisohore in Jesus name. Amina. Tugirizwe. Linda gato mamanze mubwire undi mupfumu wawe gatoye rindira. Umuntu tumwe mutavuza impamvu najya ngusengera ibyo tuvubavu mutavuza impamvu najya ngusengera Sanka uzi impamvu nasengera uyu mumama Oya mutavura izi nkubona hasi ufite ibibazo naka kaya ndabona umwana wawe atameze neza nakubona hasi nkanga no kugusengera. Kubera iki pastor? Mbaza ngo kubera iki? Kubera iki? Impamvu ndagusengera buriya niyo mpamvu Sankara ashobora kuza ahangaha ntabwo babifite agashima Imana akavuga ngo Imana agize neza biciye muri uyu mukozi w'Imana, nabonye ukuboko kw'Imana yavuze ibi nibi. Ntabwo ari uze kubivugira, ni Imana iba yakubikoze. Ndabeshya mama Solange tuve mu mikino noneho siko bimeze. Yes. Ariko wowe kubera ko niba ari ko utinya public ikubwira ati nimvuga ko ari pasiteri wansengeye kandi maze kubwira pastor Rubyogo na Mateso ko aribo bansengeye barafata gute. Let me tell you this, God is existing mutavu. Amen. Uyu ni umukobwa wanjye Solange urabyumva, ariko yamaze kuba umustar amaze kurongorwa aranyibagirwa avuga ngo amen kandi ari njye wamusengeye kandi ntabwo nabyibagiwe. Reka ndikukubwira impamvu, reka nyine nduragurike mbikubwire kugira ngo usengere Imana. None ndamubwira ati ngo ese washimye Imana ngo ndashima Imana pastor aransengeye none ngo ibintu bicamo. What is this? Reba umumama Janga arakubwiye ngo ibere rye byarimo cancer, musengera hanga bajya pima basanga cancer no, ibibyimba nta birimo. Ntabwo ari nje uri kubivuga, ni Imana. Bazuye umumama bita Isine hashize amezi n'amezi ari kunshaka
nta appointment turavugana ndabeshye mama Solange amezi 3 amezi 3 ntabwo ndamuhamagara sindamuzamura sindakora iki uyu munsi ngo muzamure yamerera ndeva handi hantu najya mushaka simubone ndatuza nyine aratuza avuga ati igihe kizagera none wagira ngo Imana nimugirira neza ibindi kuvuga uko uri kubikora n'ibingibi mukijije nabigenderamo mu buzima ahantu hose